Frodoir Kategaya ndetse n'uyu musore wundi witwa Dushimira Imana Olivier bakunze kwita muzungu. Ubwo rero AS Kigali nayo igomba kwibaka cyane ko biri likely rwose ku kiro cya 99% ko Fabrice atazayiyobora uyu mwaka utaha. Uko Fabrice turi buze kubigarukaho mu ngingo y'umunsi, turi buze kuza kubigarukaho mu kanya, ari buze kuyobora Ferwafa byanze bikunze. Ari buze kuyobora Ferwafa kwere ko niwe mukandida rukumbi ishyira muri y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa rifite. Aho ni ku ikipe ya AS Kigali. Ku ikipe ya Kiyovu Sport nahoze mbona hari abakinnyi yafashe ibakuye mu ikipe ya Motari Football Club, Motari FC, ibajyana kubakoresha imyitozo. Abana ba Motari ntago ari aba Motari bakinira ikipe yitwa Motari FC. N'abakinnyi rero babiri bakina mu kibuga hagati muri Motari FC yitwa Marius Kwizera ndetse na Ruzagiriza Shema Emery, bagiye kwerekeza mu ikipe ya Kiyovu Sport. Batangiye no gukora imyitozo ara mu gipangu ngo barebe rwose niba fitness zabo ziri hejuru cyangwa se bashaka gukina umupira w'amaguru. Babona bashaka gukina umupira w'amaguru bakaba bagira gute, bakaba babasinyisha. Uyu mupeta wa Petro rwose bazamuye ikipe ya Motari mu kiciro cya kabiri. Mwaka ushize murabizi ko Motari ni mu kiciro cya gatatu. Aba Petro rwose bafashe ikipe ya Motari FC kuba bari mu kiciro cya kabiri. So ani makuru avuga mu ikipe ya Kiyovu Sport wenda tuzagenda tubirambura kwa mbere nama resulta, ntago tuba turi bugaruke ku bintu byinshi by'aya ma equipe. Ani makuru avuga mu ikipe ya Kiyovu Sport akavuga ko ubuyobozi bw'equipe bumaze kuvugana rwose, bwamaze kwandikira ishyira muri y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kugira ngo bayisabire muri FIFA niba itasinyisha abakinnyi muri uyu mwaka w'imikino, kubera ko barimo kwerekana ko projet zo kwishyura cyangwa se uburyo bwo kwishyura abantu bayireze muri FIFA birimo biragenda neza, ndetse bagiye batanga, bamwe bagiye babishyura abandi bababwira igihe bazabishyurira rwose ngo ntimuze gutegereza ko Kiyovu Sport kirimo umwenda mu gihe cyiza rwose mu kwezi kumwe ngo umwenda iraba yawuvuyemo wose. Nyuma y'inama yakozwe y'ubuyobozi, abayobozi bahari, yaba bari bahari, ikipe ya Kiyovu rwose biravugwa ko rwose miliyoni 57 bazisakasatsemo bagatangira kuzishyura. Hari nayo umujyi wa Kigali wabemereye ugomba kubaha nyine kugira ngo bafatanye kuba bakwishyura. Kiyovu Sport we ikipe y'abafana, ariko nk'ikipe z'abafana hizi bigenda bite kugira ngo bigende gutya? So nibyo kurani rw'ikipe ya Kiyovu Sport, ubwo barifuza intizanyo, n'ubundi bari batunzwe n'intizanyo kuva mu mwaka ushize, bari batunzwe rwose n'intizanyo cyane zo mu ntare, ariko buriya baba Peti ntare ntiyabishubije cyane ntizabisubiza. Ntabwo gutegereza tukareba, kuko Kiyovu Sport ubu kugeza amaginga yerega ntabwo yari yemererwa gusinyisha, ntabwo nyine iremererwa kwandikisha abakinnyi mwishyira muri nubwo yabasinyisha kajana, ntabwo irabyemererwa until FIFA ihaye green light ishyira muri y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Bigendanye n'ibaruwa nyine ikipe ya Kiyovu Sport yandikiye Ferwafa iyisaba ko yayisabira muri FIFA ko bagira ibyo babafasha, kubera ko nabo hari ibyo bubahirije. So reka tugende gato tuve aho ngaho tujye ku yandi ma equipe ya hano iwacu mu Rwanda uburyo arimo kwitwara cyangwa se uburyo ameze muri iyi minsi ku isoko. Muri iyi minsi rwose ameze ku isoko, ama equipe amwe namwe hano bona ko rwose atangiye kujya ku isoko vuba cyane, abandi bayivuyemo. Mbere yaho gato ejo ngira ngo nejo wundi ikipe ya Police Football Club yari yakiniye na Marine, yari yakiniye na Marine Football Club, batsinze Marine ibitego 2-0. Ni match yabaye ya pre-season, n'ubundi yabaye ejo bundi rwose kuwa gatandatu hariya mu karere ka Rubavu. Ni ibitego byatsinzwe na Kwitonda Rebaka ndetse na Byiringiro Rage.
batsindiye ikipe ya Police Football Club. Ni sawa cyane ku ruhande rwa Baka avuye mu ikipe ya APR asezerewe ndetse na Rage gutsindira ikipe ya Police Football Club nibyerekana ko hari icyo waje gufasha ikipe ya Police Football Club kandi kiza kizima. Ikindi navuga wenda ngarutse kuri Baka gatoya cyane, n'aba bakini wenda nahoze mabwire ikipe ya APR yatije mu ikipe ya As Kigali. Niba uri umukinnyi ushaka kugira urwego ugeraho, genda step by step, wikwirukanka rwose, kuko ni wirukanka ibyari ibi byose uzaba nyine hari imiryango imwe n'imwe uzaba urimo kwifungira wowe bwawe ku giti cyawe. So genda step by step. Impamvu mvuga ibi ngibi ni iyi, wenda tuzagenda tubigaruka, ariko ikipe ya APR ni byiza ko yakwifuza, ariko se wowe niba APR kubona muri projet yayo, wowe uri kwibona muri projet yayo, cyangwa se bigendanye n'imbaraga zawe ufite, bigendanye n'ubushobozi wibonamo, bigendanye n'umupira uzi cyangwa se ubona kuzi, bigendanye n'ibitekerezo byawe yewe n'imyaka yawe, ese koko wowe wumva uri umukinnyi ushobora gukina mu ikipe ya APR ukaba wabonamo umwanya utawushakiwe, donc ukabona umwanya nyine kumerita? Aba bapeti bose, yaba Baka yagiye mu ikipe ya APR avuye muri Bugesera, ubona ko ari umukinnyi w'umuhanga, ariko ntekereza ko yarasimbutse nyine yarasimbutse etage yagwa, yaravuye kuri etage ya mbere agwa nko ku ya 5. Aba bose tubona ba Frodouard berekeje mu ikipe ya APR, ba Muzungu berekeje mu ikipe ya APR, ba Kategaya Eri berekeje mu ikipe ya APR. Aba bakinnyi bajya kwerekeza mu ikipe ya APR hari banza, sinzi nyine ukuntu baba batekereza, niba batabibona ko wenda imyanya bariho bigoye kuzabona, niba wenda bahita bavuga bati reka twizere, reka tugende dushyiremo imbaraga at the end of the day, ariko si wowe ushyiramo imbaraga wenyine, n'abandi bazishyiramo bakina ku mwanya umwe nawe, n'abandi bazishyiramo. Urugero, uyu mwaka ikipe ya APR yaguze Iraguha Haji, si yamuguze? Uyu mwaka ikipe ya APR FC, reka turebe neza abakinnyi b'Abanyarwanda ikipe ya APR yagiye igura. Uyu mwaka ikipe ya APR yagize gutya, isinyisha abandi bakinnyi barimo ba Bugingo Hakim, sibyo?